ngo bayarye ngo nibaje gukora ngo na Pawulo yabohaga amahema kandi mu rwa mbere rw'Abakorinto 16 yabohaga amahema yanarangiza akananyura no mu bakirisitu bakamuhereza impiya none ubu ngubu ngo oya ariko ubujura ubu hari abakristo benshi bazagongwa n'itegeko rya 8 ngo ntukibe nyamara bakabwirwa y'amagambo ngo muhoshe mumve imbere sinigeze kubamenya iri tegeko riri kubagonga. Imana ni nziza, reka twese dusubirize rimwe yuko ari nziza ibihe byose. Tuyishimira cyane ukuntu yakomeje kubana natwe, ikaba ikomeje kudutiza uburame mu gihe hirya no hino turi kumva indwara, ibyorezo biri kugenda bica ibintu, ibiza biri kugenda bisimburana, abantu b'Imana bakaba bari kubura amahwemo, ariko twizeye yuko bafite ibyiringiro nubwo ibyo byose byabaho. Tuzi yuko nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo dufite muri Kristo Yesu. Reka dushime Imana cyane kubwo kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimira cyane uburyo yakomeje kuturinda. Njyewe rero tugiye kuganira muri uyu mwanya ndetse no muri iki cyigisho, nitwa Bagirinshuti Pierre, haleluya, niyo mugiye kuganira muri uyu mwanya mutoya ushoboka. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ku isomo rimwe riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo, niho turi buze kuganira. Ariko mbere kugira ngo tuhaganire, reka tubanze twasoma cyangwa se reka tubanze twasenga mbere ya byose. Data wa twese, udukunda twese, waradukunze, uratwitangira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ugiye kutwibutsa by'umwihariko aho imitima yacu iri, ugiye kutwibutsa naho byiringiro bizima ubutunzi bwacu buri. Uko wabivuze mubyeyi mwiza, uje urareka duhuze no gushaka kwawe, tuje turahuza ibyifuzo byawe bihure n'ibyawe mutangabugingo, maze ubushake bwacu nibugaragara mu bwawe, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Twungura ubwenge n'ubuhanga rero, ngaho dore gusobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira rero ku isomo ryiza, isomo riryoshye cyane muri iki gihe kigoye, isomo abantu benshi badashobora kumva nk'uko riri, abantu benshi ntabwo baryigishwa nk'uko riri, abantu benshi iyo bamaze kuryigisha usanga cyangwa se bamaze kuryigishwa usanga bataryumva nk'uko riri. Ariko iyo abahanuzi ba kera iyo bagiye kuvuga ikintu, iyo bagiye gusobanura ikintu, barabanzaga ngo mwuka w'Imana anzaho, mwuka w'Uwiteka angeraho, ijambo ry'Imana renzaho riti. Yesu aje aravuga ngo tujye turakoresha ngo handitswe ngo, cyangwa ngo niko Uwiteka avuga. Ntabwo rero kwari ukunyuranya, yose yari mwuka w'Imana wakoraga muri ubwo buryo. Reka dukoreshe handitswe ngo. Isomo rero tugiye kuganiraho ni isomo ryiza riboneka muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo, igice ni cya 6, umurongo ni wa 21. Tugiye kuganira mu minota mike kugira ngo turyumve neza njyewe nawe, kugira ngo kubera ko ubu ngubu nkuko tugenda tubyumva ku maradiyo, ku mapublicité, yuko hariho abamamyi no mu ijambo ry'Imana, no hari abamamyi bari kugenda bigisha inyigisho bakazigisha, bari gushaka kubireherezaho abantu. Ariko njyewe iki cyigisho ndakirangiza, nta muntu nireherejeho, ahubwo ndi kubarehereza kuwandikishije iki gitabo, ndi kubarehereza ku wantumye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni ijambo rivuga ngo ubusonga bwa Kristo. Ubusonga ni ikintu cyagutse. N'ubusonga tubona mu mubiri, tubona mu butunzi, tubona n'igihe. Izo ni inkingi nabwo. Ni ibintu byinshi bigiye byaguka biboneka mu busonga. Ariko ubu ngubu tugiye kureba ubusonga mu byerekeranye n'ubutunzi. Ubusonga mu byerekeranye n'ubutunzi. Reka twumve icyo Yesu yavuze hano muri Matayo igice cya 6, umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 6, umurongo wa 21. Haravuga ngo iki? Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu aduhana
utiyirize ubusa ngo twishimishe. 21 ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. N'iryo somo ritoya tugiye kuganiraho ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Harimo ibintu bibiri, ubutunzi, umutima. Aho ubutunzi buri umutima ugeretse hejuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari njye kubisobanura, nta nubwo turi kubigaragaza ariko biri. Oya, ni ijambo ry'Imana rikuvuga ngo aho ubutunzi buri umutima, nta yandi mananiza, nta bundi busobanuro. None ushobora kubaza uwo ari wese uwumva iki cyigisho ngo ubutunzi bwawe buri. Ubu kwirirwa ubaza umuntu ngo ubutunzi bwawe buri he, uba ushaka kumenya aho umutima we uri. Ubajije n'umuntu uti umutima wawe uba hehe, uba ushaka kumenya aho ubutunzi bwe buri. Biragerekeranye. Ubu turi mu gihe rero abantu benshi bari kugenda bigisha, abandi bari kugenda bigishwa yuko gukorera Imana ari ukwitanga. Ngo ni ukwitanga. Wamubwira uti ubutunzi buri he, wari kumva Imana ngo ushaka amafaranga, ngo Imana ngo wabona ngo ukeneye ngo ya 5, ngo Imana ngo ukeneye ya 2. Ibyo bintu ubikura hehe? Ariko Yesu we nijwi rituje anaracyavuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri. We nani ko akivuga, ntabwo yisubiraho, nta nubwo azisubiraho, nta nubwo yanisubiyeho. Kuko inyigisho nyinshi zigenda zibaho muri ino minsi ya nyuma, zigenda zivuga ngo none ngo ko twubatse ngo ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ngo Yesu ngo yahaye nde, ngo none ngo twubatse ngo ku rufatiro ngo rw'intumwa n'abahanuzi ngo Pawulo ngo yahaye nde, ngo Pawulo yakeneraga amafaranga, ngo Pawulo ngo ntiyabohaga amahema. Nibyo, Pawulo yabohaga amahema. None se ayo mahema niyo yabwirije ubutumwa mu buzima bwe bwose? Oya, nanone ntabwo kuboha amahema byari bihagije kugira ngo umurimo w'Imana usoze mwa kiriya gihe cya Efeso. Kuko n'ubu ngubu imirimo dukora ya buri munsi, amaturo dutanga, impano dutanga, ntabwo zaba zihagije kugira ngo uzikore umurimo w'Imana. Hakenewe impagarike yacu. Ariko impagarike yacu gusa iri guteza urujijo ubu ngubu. Hakenewe n'ubutunzi bwacu kugira ngo n'imitima yacu abe ariho ibiri. Kugira ngo tubivuge mu mvugo ya Yesu, hakenewe ubutunzi bwacu kugira ngo imitima yacu nayo yitumenya aho iri. Kereka niba rya jambo ryo muri Matayo tutabyemera nk'uko Yesu yarivuze. Muri Efeso abantu benshi babwigishwa yuko nta mafaranga ngo yatangwagamo, ngo nta bakeneraga amafaranga, ngo mu gihe cya Yesu ari kukibaza Yuda yarashinzwe iki mu itorero rya Efeso. Iyo bavuga Yuda abantu benshi bamuziho ubusambo, abantu bamuziho ubugambanyi, abantu bamuziho ubugome, yemwe ibyaha byose n'ibyo dukora ye. Wabona Yuda yabimushiraho. Ariko ngo nikubise mukaso ngo yirenze urugo, utayirengeje urugo nawe iragukubita. Niko bimeze. Nubwo ari umugani nyarwanda ariko uhuje neza n'isomo ryo muri Yeremiya 6:16. Iyo utabaririje mu nzira za kera ngicyo sogokuruza yazize ukimenye. Icyo nkubwira cyo inzira barimo Ananiya na Safira yaciyeho kubera ubutunzi. Ananiya n'abazari kugira ngo imibare yapanganye n'umugore we ngo niyukuri nabo baciyeho. Ntabwo ari abo gusa, icyo ni icyitegererezo cy'abandi bagiye zacaho. Ngo ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri. Abantu bati mu gihe cya Efeso bakeneraga amafaranga. Wenda ntabwo bayitaga amafaranga, tugiye kureba uko bayitaga ariko bihuje n'amafaranga y'iki gihe. Pawulo arabivuga yiki. Urwa kabiri rw'Abakorinto handitswe ngo ntizagenda ituyobora mu byigisho byacu, ntihanditswe ngo gusa. Reka twumve Pawulo niba nabo barakeneraga amafaranga kandi niba twubatse kuri bo no kubahanuzi. Turwanye mwuka w'Imana.
urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 15. 12 umurongo wa 15 wari umutwe w'amagambo. Urwa kabiri rw'Abakorinto 12:15 baravuga ngo Pawulo aburira Abakorinto ngo batazabaho umugayo. Ubu abantu bari kwitangira umurimo w'Imana badatanga amafaranga bariho umugayo. Reka dusome bitaba ubusobanuro bw'uwigisha. Dore ubu n'ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, ibaye inshuro ya gatatu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo ni mu bwanyu nshaka, kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Isomo ry'ubwenge risobanutse neza. Ntabwo ari burya ijambo ry'Imana rivugwa, ntabwo aba ari ibintu biba bikenewe cyane, ahubwo haba hakenewe abantu. Kuko iyo umuntu yabonetse n'ibindi biba byabonetse. Nicyo Pawulo abanza yavuga ahangaha, kuko abantu benshi turi kwigisha ijambo ry'Imana tukaryigishwa mu marangamutima, ugasanga ahantu nagize intege nkeya ndi kuhagera nkanashakira impamvu yo kwegamira kugira ngo n'abandi bahegamire. Umuntu ukora umurimo w'Imana akavuga ngo yaritanze ariko adatanga, ariho umugayo. Umuntu ukora umurimo w'Imana akavuga ngo aratanga ariko ataritanze, ariho umugayo. Reka dusome ubutumwa bwiza Imana yanyujije mu muja w'Imana Ellen White. Ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, paje ya 69, isubi ni ya kabiri. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, paje ya 69, isubi ya kabiri. Haravuga ngo paje ya 69 haravuga ngo kugira ubushake bwo gutanga no kwitangira abandi. Ni icyigisho kivuga, ni icyigisho cya 8. Kugira ubushake bwo gutanga no kwitangira abandi. Isubi ya kabiri, buri mukozi wese nyakuri kandi witangira umurimo w'Imana ashaka gutanga no kwitangira abandi. Ariko ubu ngubu ubutumwa bwiza uri kwigishwa ngo mwitange. Bari gutanga se? Impamvu bari kwigisha, ariko inyigisho ziri kugenda zigisha ngo abantu bitange ariko badatanga, ni uburyo bwo kugira ngo imitima yabo ive muri kwa kwitangira abandi yibere aho ubutunzi bwabo buri. Umutima ube hano, ubutunzi bube hano, abantu bagende ngo baritanze. Dusubiremo, buri mukozi wese nyakuri kandi witangira umurimo w'Imana ashaka gutanga no kwitangira abandi. Nguko nta bindi turaje turongera turasoma gusa, ibindi ni Mwuka w'Imana agomba kubikorera mu mibereho yacu. Pawulo reka twongera tumusubireho, kuko abantu benshi bashobora kuvuga ati none si irya somo ryavuze ngo si ibyanyu nshaka ngo ni mwe nshaka. Abantu benshi bashobora kurisoma ngo tumva ngo Pawulo koko yashakaga abantu ntihigeze ashaka ibintu. Urwa mbere rw'Abakorinto naho tuhasome. Urwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 16. Twumve niba koko Pawulo yashakaga abantu adashaka ibintu. Natwe turekera gutanga, natwe turekera kujya dutanga amafaranga yacu, impano zacu, n'ibindi tugera dutanga mu murimo w'Imana. Ariko nitudasanga ariko Pawulo abivuga, tubirinduke. Urwa mbere rw'Abakorinto igice ni cya 16. Umurongo turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4, ariko umurongo icyo gice cya 16 turasoma n'imirongo 4. Pawulo ari kwibwirira abantu ngo ibyo gusonzoranyiriza abera impiya, ngo ibyo gusonzoranyiriza abera impiya. Reka twumva Pawulo n'amafaranga. Impiya ni amafaranga. Yuda tuzi ko yagambaniye Yesu ku mpiya 30. Impiya ibyerekeye ibyo gusonzoranyiriza abera impiya, nk'uko nategetse amatorero y'igaratiya aba ariko namwe mukora. Icyo bigeze ku mafaranga ni ugutegeka. Cyakoze
y'abantu batsinda kumva, cyakoze y'abantu bagenda gake gake, ababyumva n'umutima ukunze Imana ishimwe, ababyumva n'umutima uhana Imana ishimwe, ababyumva bafite umutima w'ubushake Imana ishimwe. n'akarusho ye ariko iyo wemeye uru rugendo rugana mu ijuru kuzakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye. Pawulo ari kuvuga ngo ibyerekeye ku byo gusonzeranyiriza abera imbiya nk'uko nategetse itorero ry'iwanyu, itorero ry'iwacu, itorero ryo muturanye riracyategekwa. aba ariko namwe mukora cyerekera isoma niturikuramo ku wa mbere w'iminsi 7 hose, ahandi abantu bitaga ku cyumweru ntabwo ari ku cyumweru nyabuna. Bibiliya iracyarwa ngo ni ku wa mbere w'iminsi 7. Abantu benshi bayise ku cyumweru, abandi batinya kuko ngo tuyita ku cyumweru, natwe reka tuhite isabato. Pay attention, ni ku wa mbere w'iminsi 7. Impamvu zo ku cyumweru ni ukugira ngo abantu bumve umunsi Pawulo yakoreraga iki gikorwa, kubera ko ni kubyo abantu benshi basigaye barumva, ariko ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'inzoka za Babuloni. Ku cyumweru muri Bibiliya ku cyumweru ntaho, harimo ku wa mbere w'iminsi 7. Usome nawe Bibiliya yawe, nusanga inyuranye n'iyi ngiyi tuzabiganiraho, ko nusanga ariko bimeze nta kindi kiganiro. Ku wa mbere w'iminsi 7 hose, umuntu wese muri mwe, buri mukristo wese, buri mwizera wese abikiwe ibimushobokera nk'uko atunze, ibimushobokera nk'uko atunze. Byumvikane nta muntu Pawulo agombaga kunyuraho witwa ngo ni umukristo afite amafaranga, niba arazanaga ibigori, niba arazanaga ibijumba nk'uko atunze, azanaga ihene, inka, intama, nk'uko atunze. Aricyo twitaho cyane, kugira ngo ubwo nzaza atabariho impiya zisonzoranywa. Ni impiya na za hene n'intama n'inka ntabyo, kugira ngo atazaba ariho murundo y'amafaranga. Pawulo akeneye amafaranga, yego oya, igisubizo kirumvikana. Kandi ubwo nzasohora abo muzashima nzabatuma mbahaye inzandiko. Pawulo yakoreshaga n'inzandiko, cyabinde wari we wese ari kunyura hari ngo umwuka w'Imana ngezeho, ngo umwuka w'Imana urwandiko. Niko bimeze, mbaho inzandiko kugira ngo abe aribo bajana iby'ubuntu bwanyu i Yerusalemu, kandi niba nanjye nzaba ngwiriye kugenda tuzaja. Pawulo singuyu avuga ibyerekeranye n'impiya, avuga ibyerekeranye ko nawe yakeneraga ko nta muntu yagombaga kunyura ngo uwo ari we wese muri mwe. None ubu ngubu ni ubushake, uri gutura ari gutura, udashaka akabyihorera, uri gushaka ari kuvuga ngo nzayazana ntanayazane. Pawulo yari kumukira, Pawulo yari kumukira, ariko ari impamvu sinzi ngo ari umugani ukunze gucibwa, wenda nubwo ntawuca neza, ngo umubitsi wa cyane ngo abikira wasangira ngo n'uwamaze utwi. Imbitsi ya cyane bisangira n'iyamaze utwi. Mwumve ukuntu bigiye kuzagenda. Ibyo bintu byose abantu bari kubika, abandi bakigishwa kudatanga, abandi bakigishwa gutanga bashaka, bashaka wabyihorera, abandi bakavuga bati rwose ariko umuntu ugiye kuyahagiye kuyakoza iki, bagiye kuyavugamo ubutumwa bwiza. None si ubwo butumwa bwiza ngo njyewe ibyo agiye kuvuga sinashobora kubivuga ngo nanjye nkayarya? Abayahaga Pawulo bari bananiwe kuyarya, bari bananiwe kuvuga. Reka dukomeze mwumve icyo turi kuyabikira. Ibyahishuwe igice ni cya 13 umurongo wa 17. Igice cya 13 umurongo wa 17 cy'ibyahishuwe aravuga ngo kugira ngo iyo besha, duhere kuri 14 kugira ngo byumvikane neza. Iyo besha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Iyi ni nyamaswa avuye mu gitaka. Inyamaswa avuye mu gitaka na Amerika.
ubu n'ubuhanuzi tuzabwinjiramo nabwo. Ihabwa icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose, itera abo bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Amafaranga abantu benshi bari kwanga gutanga, icyo mbabwira cyo bari kuyabikira iyi nyamaswa. Igiye kugura no kugurisha bizaba bitagishoboka keretse ufite. Ni abantu benshi bazifuza gutanga, ni abantu benshi bazifuza gutura, ni abantu benshi bazifuza kumenya ibyo Uwiteka yavuze ku byerekeranye n'umurimo we, ariko ntabwo nabifuriza ayo magambo, ntabwo nabifuriza kuzagerwaho n'ibi bintu, uretse ko bizanabaho. Uwo twabikwepa nta nubwo twanabisubiza inyuma, ahubwo ndi kubasaba kugira ngo buri wese akore hakiri kare, akore agifite uburyo. Intambara ikomeye y'iki gitabo gisomwa benshi bahita bumva abantu bica isabato, abandi bagahita bumva ubugome bwa Roma, abandi bakumva imigirire ya Roma, abandi bakumva uko bateshutse, bakumva iby'akarengane kabayeho. Ariko iki gitabo nta dini cyangwa itorero kitavugaho, nta kindi iki gitabo kitavugaho, kuko aya niyo mahirwe yanyu mu Uwiteka dushakiye, naboneka muri iki gitabo. Intambara ikomeye paje ya 340 haravuga ngo isubini ya 3, paje 340 isubi ya 3. Buri mwaka duhereyemo hagati mu subi ya 3, buri mwaka abita abakristo batagaguza amafaranga menshi ku bitagira umumaro kandi bihumanya, mu gihe abantu benshi barimbuka bazira kubura ijambo ry'ubugingo. Biba Imana icyacumi. Icyacumi ngo cyari cyabarewe, none si iki gitabo ni cyabarewe, sinzi niba ari cyabarewe, ariko ngo abacana amarenga nabaherukana. Igitabo ntabwo ari cyabarewe, igitabo ni icyacu. Hano ngo biba Imana icyacumi, utangiye icyacumi abantu ngo bayarye, ngo nibaje gukora ngo na Pawulo yabohaga amahema, kandi mu rwa mbere rw'Abakorinto 16 yabohaga amahema yanarangiza akananyura no mu bakirisitu bakamuhereza impiya. None ubu ngubu ngo oya. Ariko ubujura, ubu hari abakristo benshi bazagongwa n'itegeko rya 8 ngo ntukibe, nyamara bakabwirwa ya magambo ngo muhoshi mumve imbere. Sinigeze kubamenya iri tegeko riri kubagonga. Ngo biba Imana icyacumi n'amaturo mu gihe ku gicaniro cyo kurimbura irari baharira ibirenze ibyo batanga mu gufasha abakene cyangwa mu gushyigikira umurimo w'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buracyakeneye amaturo, ubutumwa bwiza buracyakeneye impano, ubutumwa bwiza buracyakeneye icyacumi, kuko Uwiteka yabiteganije. Hari abantu bafite izo nshingano, natwe tukagira iyo mihamagaro yo kwigisha ibintu nk'ibyo. Ntabwo twese twemerewe kukirya, kuko no kera batakiryaga. Muri Maraki niho havuga ngo kuko Uwiteka ntahinduka. Imana yo mu isezerano rya kera niyo yo muri iki gihe. Mabwiza buri guhagarara kwera abantu bava ngo sinatanga icyacumi, ngo sinatanga amaturo, ngo sinatanga impano, ngo sinagira ute, ngo nanje nakirya nkazaja. Sawa, genda, ariko kibabaje no gushobora kuzabwirwa amagambo ngo hoshe imbere sinigeze kukumenya ku munota wa nyuma, waba umbabaje, waba unteye agahinda. Reka dukomeze ngo biba Imana icyacumi n'amaturo mu gihe ku gicaniro cyo kurimbura irari baharira ibirenze ibyo batanga mu gufasha abakene cyangwa gushyigikira umurimo w'ubutumwa bwiza. Iyaba abantu bose bita abayoboke ba Kristo bari bejejwe mu by'ukuri mu cyimbo cyo gutagaguza ubutunzi bwabo ku bitagira umumaro ndetse no kwinezeza mu buryo bwangiza, ubwo butunzi bwajanwa mu mutungo w'Uwiteka. Mu mutungo w'Uwiteka ni yeye. Kandi abakristo batanga urugero rwiza ku byo kwirinda, kwiyanga no kwitanga.
bityo baba umucyo w'isi. Si uko umucyo w'isi uko bimaze. Abantu benshi ntibazi ko umucyo w'isi ari gutanga n'amaturo birimo. Abantu benshi ntabwo bazi ko umucyo w'isi ari gutanga icyacumi birimo. Abantu benshi bazi ko umucyo w'isi kubwiriza ubutumwa bitarimo. Abantu benshi ntabwo bazi ko umucyo w'isi gufasha abakene birimo. Ntabwo bagira ngo umucyo w'isi ni uko wa mugabo wafashe itara akagenda rifashe izuba riri kuva ingo ndi gushaka umuntu wamukura udashaka kuba umucyo w'isi, wamubona hehe, wamukura hehe. Dusoza twari turi kuri ya ngingo tubwira ngo mu isonga bwa Gikristo, ku ngingo ivuga ngo ubutunzi. Iyo usomye mu gitabo cyitwa amahame shingiro ni ihame rya 21, ushobora gusoma ibirambuye kuri ino ngingo. Icyigisho cyacu tugiye kugisoreza mu gice cya 23 cy'igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, aho tugiye gusoma ku paje 154, paje 154 niturangiza dusoze. 154 icyigisho ni cya 23, icyigisho ni cya 23 ku paje 154. Twumve uko uyu murimo wacu uzasoza ndetse nk'uko ibyanditswe bigira utebe bivuga. Haravuga ngo Imana ntiyaduhishuriye igihe ubutumwa buzarangirira cyangwa igihe imbabazi zizarangirira. Ibi bintu bibiri nibyo bintu tutahishuriwe: igihe ubutumwa buzarangirira, igihe imbabazi zizarangirira. Icyo dusabwa ni gukora ibyo dusabwa gusa, ibindi Mwuka w'Imana azagenda bitubwira. Ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu, ariko reka twe kurwanira kumenya icyo yagize ibanga mu nama zishobora byose. Ni uruhare rwacu kuba maso, gukora, tugategereza, dufasha buri gihe imitima y'abantu bari hafi kurimbuka. Dukwiriye gukomeza kugendera munsi y'ibirenge bya Yesu, dusohoza ubushake bwe, dutanga impano ze nk'ibisonga byiza bikwirakwiza ubutumwa bw'Imana. Satani yiteguye guha umuntu uwo ari we wese utagira icyo yigira kuri Yesu buri munsi ubutumwa bwihariye yihimbiye ubwe bwite, kugira ngo ukuri guhebuje ko muri iki gihe kutagira agaciro. Amabaruwa yangezeho bambaza niba mfite umucyo w'umwihariko ku bijyanye n'igihe imbabazi zizarangirira, nkabasubiza yuko mfite gusa ubu butumwa bwo gutanga. Ufite ubutumwa bwo gutanga. Igihe ubutumwa buzarangirira rwose, igihe buzarangirira cyose ntikitureba. Icy'ingenzi nuko tuba turi kubuvuga, nuko tuba tuburimo nk'uko bikwiriye. Ko hari igihe cyo gukora hakiri ku manywa, ukijoro riregereje aho umuntu adashobora gukora. Dutarukire hano hepfo ku paji 155 hepfo. Mube maso kandi musenge turi gusoza. Nta gihe nyirizina mfite cyo kuvuga igihe Mwuka Muziranenge azasukwa, igihe marayika ukomeye azamanuka ava mu ijuru afatanya na marayika wa gatatu mu kurangiza umurimo wo kuri iyi si. Ubutumwa bwanjye ni uko amahoro yacu gusa ari ukuba twiteguye gusubizwamo imbaraga n'Imana, dufite amatabaza yacu acanye kandi amurika. Ntabwo igihe ubutumwa buzarangirira tubizi, nta nubwo tuzi igihe cy'imbabazi kizarangirira, ahubwo hari ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo icy'ingenzi ibyahishwe ntabwo ari ibyacu. Ibyahishwe ariko ni ibyacu n'abana bacu. Ibyahishwe ni ibihe? Ni ugukora, tukaba amaso, tugasenga. Kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Tanga impano Uwiteka yaduhaye kugira ngo ubutumwa bugere no kubatarabumenya. Reka njyewe nawe mu byo Uwiteka yaduhaye, mu byo Uwiteka yadutije, ngo kuko usomye amagambo avuga ngo abantu ngo Imana ibahaye impano ngo bakaba kuzikoresha mu murimo wayo, ngo bayikorera imaze kuzisubiza. Reka ubwo Uwiteka ikomeje kudutiza amahirwe yo kugira ubutunzi, yo kugira impiya zikoresha mu murimo we. Igihe azatubwira ngo ubutumwa burarangiye, ni uzabusoza.
reka mwuka w'Imana adutera umwete, adutera n'imbaraga kugira ngo dukore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, dusohoze inshingano nk'abagaragu bakiranuka. Nasabira abanyumva, nisabira nanjye ndetse n'abandi bazumva iyi nyigisho mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Dusenge. Data wa twese ukiranuka, turagushimye cyane, tugushimira ko watugize ibisonga byawe kugira ngo tugucungire umutungo, kandi uwo mutungo tukimara gucumura byabaye ngombwa yuko tujya turawukoresha kugira ngo n'abandi bakumenye. Reka impagarike yacu n'ubutunzi bwacu byose bigaragaze yuko uri bugufi kugaruka, kugira ngo nuvuze impanda y'imperuka tuzagusanganira mu kirere. Tugusabye Data ukiranuka, bitunyurize mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.